Chateau Marara yategetswe gufunga imiryango. Ngwiki bigenze gute se kandi? Yego nibyo. RDB itegetse iyi hoteli gufunga imiryango guhera ku ya 22 z'ukwa karindwi 2025. Ntizongera gukora. Ubu niba hari umugabo umeze nabi, umugabo udafite ibyishimo na bike, ni Dr. Marara nyiri hoteli. Ubu tuvugana urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rumaze gusohora itangazo rivuga kuri rifungwa rya hoteli Chateau Marara. Ariko se ubundi byagenze gute? Ko twaherutse bapfa ibiryo, umwanda no kwakirwa nabi, no gusabwa gukurirwaho miliyoni 5 bari basigayemo nk'indiki z'akababaro. Ibyo gufungwa kw'iyi hoteli bije biti. Nyuma y'igihe inzego zitandukanye zirimo na RDB ziri gukurikirana ikibazo cyabaye hagati ya hoteli Chateau Marara na Haji Musomakweli n'umugore we Bonete beruke kubakorera ubukwe bwasize impaka no gushwana. Nuko birangiye se umukire arahiye. Dr. Marara business yashoyemo amamiliyari iri kugwa hasi kwitaka ayireba. Ariko siko kw'iyi hoteli gitangaza koko igaragaza ubwiza n'ubuhanganye bw'u Rwanda mu bukerarugendo koko nta byangombwa yari ifite. Ni gute yatangiye gukora no gutanga service ku rwego mpuzamahanga idafite ibyangombwa? None nyuma yo gufunga by'agateganyo niki gikurikiraho? Ubundi se wamenye iby'iri tangazo? Reka ndigusomera. Ni itangazo ryagiye hanze rivuga ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko kuva ku itariki 22 Nyakanga 2025 ibikorwa bya hoteli Chateau Marara byahagaritswe kuko iperereza ryerekanye ko yakoraga itarabiherewe uruhushya. Itangazo RDB yasohoye kuri uwa 21 Nyakanga 2025 rigaragaza ko guhera ku itariki 22 Nyakanga 2025 hoteli Chateau Marara ntiyemerewe kongera gukora. Riti gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko y'igihugu kigenderaho, bishobora kuvamo ibihano bikomeye. Kongera gufungura bizasuzumwa ari uko iyi hoteli maze kuzuza neza ibisabwa ngihabwa uruhushya rwo gukora mu rwego rw'igihugu rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. RDB igaragaza ko abantu bose batanga serivisi z'ubukerarugendo no kwakira abantu bagomba kuba bafite uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo bigenwa n'itegeko. Hoteli Chateau Marara yari imaze iminsi igarukaho ku mbuga nkoranyambaga kubera ubukwe bwa Haji Musomakweli. Ni ubukwe bwahabereye bikavuga ko bahawe serivisi mbi. Musomakweli na Bonete bashingiye hoteli kubura imiriro bya hato na hato ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari. Kudakurikirana ibibazo byahabereye mu gihe bari mu birori byabo, ibibazo by'isuku nkeya, kwica amasezerano no gutanga serivisi zidahanwe n'urwego iyi hoteli ivuga ko iriho. Gusa ubuyobozi bwa hoteli bwahise buganiye ubutabera buvuga ko aba bageni bakangishije hoteli ibikorwa byo kuyisebya no gukoresha uburiganya ngo batayishyura amafaranga bari bayibereyemo. Ku wa 18 Nyakanga 2025 umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Byinshi yemereye igihe ko bazi icyo kibazo kandi ko ari gukorwa iperereza, ariko yenda kugira byinshi abitangazaho ngo bitari bangamira. Ati iyi dosiye turayizi kandi rukorwaho iperereza, nta byinshi twavuga bitari bangamira. Ku rundi ruhande RDB yahamije ko nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahiriza amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. RDB yahamije ko ikomeje kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Ariko se ubundi iyi hoteli amava n'amavuko yayo nayahe? Yubatswe iteze? Ubundi se yari isanzwe ikora ite? Yatanga serivisi bwoko ki? Gusa mbere yuko nkomeza ariko nizeye ko amaze gukandika kuri iyi video. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ndagusaba ukanda subscribe. Nge wumva nitwa Jo12. Mbaye ikaze mu kiganiro cyacu. Reka meranga. Uko urwego rw'ubukerarugendo rushaho guhabwa imbaraga mu byiciro bitandukanye mu Rwanda, niko abagamije kububyaza umusaruro bashyiraho ibikorwa remezo nyenerwa birimo amahoteli hirya no hino mu gihugu. Ubu ngubu bigezweho ni Chateau Marara iri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Umujyi wa Karongi ufite umwihariko kugira amahoteli menshi agezweho yubatse mu kiyaga cya Kivu, nk'ahantu abantu bifite bahitamo kugana iyo bakeneye kuruhuka. Ni umujyi uherereye mu birometero 130 uvuye mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu huzuye umuturirwa mushya n'ubundi ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu wiswe Chateau Marara, izina rifitanye isano n'aho umuryango wa benewo. Chateau Marara iherereye mu karere ka Kibuye, umurenge wa Bwishyura, mu karere ka Karongi. Ni inyubako ifite umwihariko w'izi Burayi kandi niyo ya mbere mu ziteye gutyo ku butaka bw'u Rwanda. Nyirayo ni umunyarwanda uba mu Bufaransa, aho iyi myubakire ikomoka. Dr. Marara usanzwe ukora umwuga w'ubuvugizi muri iki gihugu atuyemo.
akaba yarayubatse nyuma yo kwitegereza inzu zitandukanye zo mu isura yo ku mugabane w'Uburayi. Mu mpinga z'imisozi ya Karongi neza witegeye ikiyaga cya Kivu hari hoteli imaze kumenyekana cyane izwi nka Chateau Marara. Ni hoteli igezweho ikagira umwihariko wo kubaka mu buryo bwa Chateau butamenyereye cyane mu Rwanda. Ubu bwoko bw'inyubako bumenyerewe cyane mu bihugu by'Uburayi, bukagira inkomoko mu bihe bya kera by'abami. Ni inyubako nini zubatswe cyane hagati y'ikinyejana cya 8 n'icya 16, aho zaturagamo abakomeye bakazituramo kuko zubakishije inkuta zishobora kurinda abazirimo, akaba ari naho bakorera imirimo yabo. Abami, abakire n'abafitanye isano nabo kenshi baturaga muri izi nyubako. Aha hakundaga gucirwa imanza, hakabera ibirori ndetse n'inama zikomeye. Ku muturage usanzwe gutumiga muri izo nyubako z'ibwami nko mu birori n'ibindi byabaga ari icyubahiro gikomeye. Muri Afurika ntabwo ari henshi haboneka izi nyubako, icyakora ubu mu Rwanda wayihasanga ndetse wayiraramo. Iyo ukinjira muri Chateau Marara wihingukira ku cyumba gikoreshwa mu kwerekana ubwiza bw'ibyumba bw'inyubako cyiswe Feu d'Etoile. Iki cyumba cyitiriwe indirimbo yahuriyemo abarimo Element, Losikana na Bruce Melody. Abarenga miliyoni 25 bamaze kureba iyi ndirimbo kuri YouTube, aho yagize uruhare runini mu kumenyekanisha iyi hoteli. Icyo gihe yari kirimo kubakwa neza. Umuyobozi muri Chateau Marara, Mucyo Solange, yavuze ko iki cyumba bacyitiriye indirimbo mu kuzirikana uruhare yagize mu kumenyekanisha iyi hoteli. Ati, ni indirimbo yamenyekanishije cyane Chateau Marara yari ikiri mu kubakwa. Abantu benshi bayemenye kubera iriya ndirimbo. Iki cyumba nicyo kwerekana uko ibindi byumba biteye. Iyo tugize abashyitsi nicyo tubereka, ni icyumba nk'ibindi. Ibyumba byacu byose byenda gutera gutya kubera uburyo iyi hoteli yubatse. Byinshi biteye gutya. Kuva ku nkuta, intebe n'ibitanda, tapi n'amarido. Chateau Marara ni hoteli itatse bidasondetse. Mucyo asobanura ko byose bijyana n'uko Chateau Marara imeze. Abubaka Chateau kera mu Bufaransa no mu bindi bihugu byo mu Burayi zari iz'abami cyangwa abantu bakomoka mu miryango yabo. No mu Rwanda amateka avuga ko abami babaga ahantu heza, niho bikomoka. Ibitanda, intebe bigaragaza ubuzima bwa cyami. Ibara ryiganje muri Chateau Marara ni umutuku, bigaterwa nuko umutuku ni ibara rikunzwe kuba mu bami cyane. Umuntu urirebye uzarebe nko mu bukwe, umuntu wambaye ikanzu y'umutuku ababerewe. Ibyumba byose byo muri iyi hoteli bifite amazina, amwe ajyanye n'imisozi ya Karongi yubatseho, andi ajyanye n'abami b'u Rwanda nagaragaza urukundo. Muri rusange iyi hoteli ifite ibyumba 21, hakiyongeraho icyakira abanyacyubahiro. Mu igorofa ryo hasi hari ibyumba 2, hejuru yaryo hakaba ibyumba 6. Mu igorofa rya kabiri hari ibyumba 7, mu gihe igorofa rya gatatu hari ibyumba 6. Igorofa rya gatatu ryubatse mu gisenge nk'uko bikunze kuba bimeze no mu zindi Chateau. Muri ibi byumba harimo icyakirwamo abanyacyubahiro gifite uruganiriro rwihariye. Mucyo gasobanura ko kimeze nk'ibindi ariko ngo harihariye kuko hafitemo uruganiriro, hasi harimo icyumba. Mucyo yavuze ko ku bantu bashobora kumara igihe kirekire bashobora kugabanyirizwa. Ati, haba harimo inyoroshya. Iyo ugiye kumara iminsi myinshi uzanye n'umuryango, uje nko mu kwezi kwa buki, turabagabanyiriza bitewe nuko bumvikanye n'umuyobozi. Hari kandi icyumba cyitwa Le President. Mucyo asobanura ko gifite umwihariko. Ati, ni icyumba cyiza cyane, nicyo cyumba cyiza dufite kurusha ibindi. Intebe zirimo, ubunini bwaho, uburyo ireba ku ibaraza, ahabikwa imyenda, bitandukanye n'ibindi byose. Ashimangira ko Abanyarwanda bafite amatsiko yo kuza kuhareba no kuhasura. Baratwandikira bakatubaza amakuru kandi baranaza. Yongeyeho ko kugira hoteli nk'iyi mu Rwanda hari ishema rikomeye cyane, kuko icya mbere byongera ubwiza bw'u Rwanda mu bukerarugendo. Ni ishema rikomeye kuko iyo ubashije gushora mu gihugu cyawe noneho ugakora ikintu cyiza gishimwa n'amahanga n'Abanyarwanda kandi bose bashobora kugisanga, biba ari ishema. Yakomeje avuga ko bakorana n'abaturage baturiye iyi hoteli cyane cyane nk'iyo bakeneye kugura ibintu runaka. Ati, duhahira hano ibyo kurya bisanzwe, hari ibyo tutabona ariko hari n'ibyo dukura i Kigali, ibyo dukura hanze ariko dukorana n'abaturage, turabahahira kandi tukabana neza kandi tukabaha n'akazi.
reka noneho nkubwire kuri ya ngingo natangiriyeho nkubwira ko igitekerezo cyo kuyubaka cyavuye kuri Perezida Paul Kagame. Dore uko byagenze. Nyiri iyi nyubako Dr Christian Marara ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe mu kwezi kwa 10 2023. Icyo gihe iyi nyubako yari ikiri kubakwa itaruzura neza. Yavuze ko umwanzuro wo kubaka iyi nzu yawufashe nyuma y'igihe kinini yari amaze gutekereza ku magambo yigeze kubwirwa na Perezida Paul Kagame ubwo bari muri Karongi. Agaragaza ko mu gihe abanyarwanda bose baba babigizemo ubushake igihugu cyabo bashobora kukigira cyiza kurushaho. Ati hari igihe twigize kujyana Perezida Paul Kagame ku Kibuye, aratubwira ati nyamara iki gihugu tuzakigira paradizo mu gihe buri wese yaba ashyize hake. Icyo kintu nakomeje kugitekereza ndavuga nti nanjye rero ubu uruhare rwanjye ni uruhe, icyo nzashyiraho ni iki? Nza gutekereza ko nanjye nashyiraho ikimenyetso runaka kiri mu bushobozi bwanjye. Dr Marara usanga avuka mu karere ka Karongi avuga ko Chateau Marara atari inyubako gusa, ahubwo ko ari ikindi kirango cyo kureshya abantu gutahura no gusura ibyiza by'u Rwanda. Ikaba yitezweho gukurura ba mukerarugendo baturutse imihanda yose. Imitako yayo ivanze inganzo y'ubugeni nyarwanda n'imvaburayi. Mu bikoresho biyubatse harimo amabuye yaconganye ubuhanga budasanzwe, ndetse aho iteretse amabara yayo n'ishusho idasanzwe bituma umuntu ukinjira mu mujyi wa Karongi ayibonera kure. Ukinjiramo usanganirwa n'imitako iteye amabengeza, ibikoresho bijyanye n'igihe bihesha uyirimo kugubwa neza. Ikikijwe n'ubusitani bw'akataraboneka bwateguranye ubwitonzi hagamije kurushaho kuyigira umwihariko aho iherereye. Ubusitani bwayo burimo ubwoko butandukanye bw'ibiti bya gakondo aho ibinyabuzima byishimira kuba. Ikindi ni uko utuyira twambukiranya ubusitani bwayo dutanga amahirwe yo kwitembereramo no kwishimira umutuzo uharangwa. Biteganyijwe ko kandi buzashyirwaho intebe abantu bazajya bicaraho bihera amaso ubwiza bwaho. Serivisi zo gutembera mu bwato mu kiyaga cya Kivu, kuzamuka imisozi ikikije iyi hoteli, amafunguro ya gakondo nayo ku rwego mpuzamahanga byose biboneka muri iyi hoteli. Ni ahantu heza kandi habereye ibirori birimo ubukwe, ndetse abageni bategura aho bashobora kumara ukwezi kwa buki kimwe n'abakeneye aho bakorera umwiherero. Igihamya cy'ibi ngibi ni ubukwe buherutse kuhabera bwa Bonnet wo mu itsinda rya Makenzi n'umugabo we Haji Musemakweli. Nubwo bitagenze neza ndetse mwarayibonye ko bavu Janeti wamamaye muri sinema n'umugabo we Fureri baherutse kuhakorera ibirori by'isabukuru. Buri wese wabonye iyi miterere y'iyi hoteli ahita yibona neza ko atari inyubako gusa, ahubwo ko ari ikindi kirango cyo kureshya abantu gusira ibyiza by'u Rwanda. Nta gushidikanya kandi iyi hoteli izagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'agace iherereyemo. Akarere ka Karongi gafite amahoteli agera kuri 18 yakira ba mukerarugendo umunsi ku wundi, bagenzwe n'ubushakashatsi no kureba ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu, kuko amahumbezi yacyo hafasha buri wese uhageze kumva aguwe neza bikamufasha kuruhuka. Imibare y'urwego rw'iterambere mu Rwanda RDB igaragaza ko ibikorwa by'ubukerarugendo byinjiza amafaranga menshi. Ikigaragara ni uko ubukerarugendo mu Rwanda bumaze kugera ku yindi level. Ngayo nguko rero ngirya ibitangaje ndetse n'ibiteye amatsiko kuri hoteli Chateau Marara. Ndizera ko amatsiko yose wari ufite kuri iyi nyubako yashize, ndetse kandi niba byose bibazaga nizere ko wasubijwe. Uyu nawo umusozo w'ikiganiro wakoze kubana natwe, nawo ubutaha Imana ibarinde.